ry'umugoma ari gutegura birangira iryo banga arimenye no agahindura indi strategy nagase agahindura izindi ngamba. So rero bivuze iki? Bivuze ngo umuntu w'Imana iyo abonye ubuhanuzi bw'igihugu cyangwa bw'umukuru w'igihugu, umubyeyi koreye Imana ariko subira kuki ku gicaniro. Ibimenyetso bibiri cyangwa bitatu byo kuzabona Solange uyu mwaka. La 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 la. Iki nicyo gihe cyanjye, nawe nicyo gihe cyawe. Yesu araje ashyira ukuri ahabona, akarengane kawe Yesu yarakabonye, akira umunezero Yesu aguhaye, ukubera ibyishimo aho wari amarira. Nahimbazwe, nahimbazwe. Bifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana nyagasani ukomeza kubana namwe. Nino sank ibisanzwe ndabasuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse n'irwota masimbireka. Nizere ko Imana y'amahoro ikomeje guhaza kwifuza kw'imitima yanyu. Wamaze gukora subscribe, warakoze kwinjira mu muryango mugari. Imana guhereza umugisha mwinshi cyane. Ijambo ry'Imana, impuguro n'isanamitima. Umunsi twazana ijambo ry'Imana, aje tukazana ubuhanuzi bitewe n'icyo Imana yadutumyeho. Aje tukazana isanamitima, aje tukazana impuguro, ibintu byinshi muri rusange. Ariko Bibiliya hari kivuga ku bana ko kwiza barahugurana. Tugiye kwinjira mu kiganiro rero cyacu kugira ngo Imana ize kubana natwe. Wowe aho uherereye hose, Imana iguhereza umugisha, kandi Imana ni yacu bwite, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye. Tugiye kuza kuganira k'uyu muhanuzikazi witwa Solange. Turaza kumuganiraho. Hari ibintu bimwe na bimwe bitari byiza umuntu ajya akora, kandi azi ko ari gusenga kenshi cyane, ariko bikarangira tubikoze mu buryo butari bwiza, bubi cyane, ndetse mu buryo natwe dushobora gukora mu bintu bitari byo, ugasanga n'Imana iraduhannye. Wenda muraza kunyemerera gatoya mvuge ibi bintu bibiri. Bibiliya iravuga ngo abo kubaha mu bubahe, ndetse ko ntabwo nubwo ivuga abo gusuzugura, ngo ariko abo guhicyubahira mu kijye gute mu kibahereze ndetse gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Uyu muhanuzi w'Imana Solange, buriya kenshi njya nkunda kuvuga ngo buriya kwa Farawo yari afite abahanuzi, kandi abahanuzi bakoraga ibitangaza. Yari afite abahanuzi nabo ba Bali Farawo yakoreshaga, nabo bagiraga gute, bahanuraga, bakoraga ibitangaza, bavugaga ngo imvura iragwa kandi ikagwa, ariko bari abande, bari ababari. Muraza kumva icyo nje kuvuga noneho, ndetse mu buryo budasanzwe. Ubwanjye nigeze nandikira umubyeyi Solange, ndavuga ngo Solange, Imana irashaka kugira ngo ubigenze gutya, ubigenze gutya. Ntaza gusobanura kuri kamera. Ndavuga ati nyamara senga cyane, ko amasengesho yawe ni makeya, kandi ikindi cya kabiri, Satani yagusabwe, ugiye kuvangirwa nutaba amaso, kandi nuvangirwa bizakubera bibi. Rero bagiye bavuga ngo havangirwa wari umeze neza, hagwa wari uhagaze. Uyu Solange ntabwo tushobora kuvuga ko atari mu murongo mwiza, ntagakiri mu murongo mwiza nk'uwo yahozemo bwa mbere, ntagakiri mu murongo mwiza, ari mu mwuka usa nkaho uri nka competition. Ibi mbabwira ni ukuri kwisumba byose, ari mu mwuka usa nkaho ari competition. Kandi ibi by'Imana iyo hajemo ikintu kimeze nka competition cyangwa nk'amarushanwa, umuntu ntago agikora neza, agikora nabi. Mu mwanya wo kuba yagikora neza, agikora nabi, kandi yagikoze nabi kimugiraho iki ingaruka. Kenshi rero gusenga neza birakiza, ariko gusenga nabi birica. Icyo mvuga ni iki? Gukiza ni iki? Kwica ni iki? Byakwica umubiri, byakwica ubugingo, bwakwica icyubahiro, byakwica buri kimwe cyose cyatumaga abantu bagira gute bakubaha, cyakwica amateka. Gusenga nabi
niyo mpamvu gukizwa neza gukizwa neza bitanga umugisha, ariko gukizwa nabi bigatera iki? Umwaku. Reka twinjirane mu kiganiro cyacu akantu ku kandi, ndetse gatanu kuri gatanu. Solange afite YouTube channel ya YouTube yitwa Solange TVT. Iyo YouTube channel niye arayikoresha, ariko reka mbabwize ukuri mu kwezi kwa karindwi. Ariko Solange, this message is for you. Iyi message ni yawe, ndagira ngo nyiguhe kandi uyakire mu buryo bwiza kandi unasenge. Uyu mwaka 2026 ushobora kuzakubera umwaka utari mwiza, kubera ko wanze kumva n'abahanuzi, ndetse hari n'abashumba bagiye baguhamagara, ariko sometimes ukabirengaho. Ndagira ngo nkubwire ngo bajya bavuga ngo ufite Imana afite umucyaha, ufite amahirwe n'ufite umucyaha, ndetse n'umugira iki inama. Ntabwo nje kurwanya umuhanuzi Solange n'imbere y'Imana ibirebe, ariko nje kuvuga ibyo nk'uko Imana iri kunyobora kuvuga, kuko iyo umuntu yumviye Imana abona ibyo Imana ishaka, cyangwa se kamusimbutsa ibyo igomba kumusimbutsa. Rero hari igihe sometimes umugabo wita Herode yaravuze mu kuvuga ararengera, icyuburo cy'Imana asa nk'akirengeyeho. Ese hari muzi impamvu Imana ishobora kuvugana natwe ikadutuma ku bantu runaka, ikaba yadutuma ku bashumba bagenzi bacu? Ubu Imana igutumye ku mushumba wenda ko mu rugo bitameze neza, wagenda ukamubwirira mu rusengero. Ni urugero ndi gutanga. Ibyo urumva ushobora ko wabikora? Waba uri umuntu udafite ikinyabupfura? Gaho mbwira niba ushobora gufata umuntu ukamubwira ngo ibi ngibi gutya na gutya gutya na gutya. Kenshi hari igihe kuba duhanura twufite izina ko turi abahanuzi, turi abashumba, tukumva ko ibyubahiro byose by'iruhande byose twabifashe, twabikavarinze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'imbabazi itandukanye nuko twe tugira gute, twe twireba kandi nangase tukitekereza. Hagiye duhita turemera tukagira ibiro byinshi, kubera ko Imana ngo yatuvugiyemo. Uyu munsi Imana yamvugiramo, nakwitwara nabi kagenda nkasigara nkanjye gusa. Ngo umwuka w'Uwiteka waragiye ushuka uyu muhanuzi, ngira abashuka. Umwuka w'Uwiteka ngo aragenda ngo urabashuka, umaze kubashuka urababwira ngo nimuzagende mugire gutya, nuko namwe nzabana namwe. Ngo byarangiye nabi. So rero hari igihe umuntu agira ngo azangare guhanura, kandi nk'uko Imana agize gute yaragiye. Solange, uri umubyeyi wakoreye Imana, ariko subira kuki ku gicaniro. Ibimenyetso 2 cyangwa 3 tugiye kuzabona Solange uyu mwaka, nutaba amaso ibimenyetso bizakuza. Ibi ngibi ndabivugiye aha ngaha, ibi ngibi uyu mwaka nureba nabi bizakuzaho. Iyo YouTube channel yawe ushobora kuyibura, bayikwibye, cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze ushobora kuyibura. Icyo ni kimwe, kubera ko ibyo Imana yakubwiye ngo uyifungurire uyifungurire ubikoreshe, ntabwo uri kubikoresha uko bigize gute, uko bikwiye. Wagombye kubikoresha uko bikwiye, ariko ubu ngubu ntabwo ubikoresha uko bigize bite, uko bikwiye. Niyo mpamvu igihe Imana yakwemereye ko ukora, ntabwo ari byo gukora. Niyo mpamvu YouTube channel ugiye kuyibura ukoberwa uko bimeze. Ibi mbabwira ni ukuri kandi babwije ukuri. Natayibura musenge. Nge nkunda kuvuga ngo umuntu w'Imana ashobora kugira ivangirwa, ariko iyo yemeye ko yavangiwe hari abandi bamusengera. Uyu munsi mvangiwe, hari abantu ushobora kubwira ati musengere, ndabona ndi mu bihe bitari byiza, ndabona ndi mu bihe ntari gusenga ngo ngire. Nta mpamvu yo guhatana ngo ndi kurwana, kandi ndi kumva imbaraga zashize, natewe. Mu by'ukuri ntabwo bizakagombye kuba bimeze gutyo, sibyo? Ntabwo byakomeje kuba bimeze gutyo, ntabwo byakagombye kuba ari byo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, Solange, ndagira ngo nkubwire ngo amahirwe Imana yaguhaye urimo kuyakoresha nabi. Urimo kuyakoresha nabi, nutayakoresha neza umenye ngo ugiye guhomba ibintu bikomeye, kandi ushobora kuzongera kwicara kuri kamera bikugoye. Kubera iki? Kubera ko icyo Imana ishaka gutambutsa ntabwo ari cyo uri kugira gute uri gutambutsa. Ikindi cya kabiri, ndagira ngo usomerere ijambo, hanyuma ujye ubwira mwuka Imana kuyobera mu byo ugiye gukora, akwereke n'uburyo ugiye kubigenza. Hano hari Bibiliya mu Bami wa 2
katurebe ibice 3:11-19 biravuga ngo umwami w'Isiriya, umwami w'Ubuyuda n'umwami wa Edomu bagiye kubaza Elisa icyo Imana ivuga ku rugamba bari bagiyemo. Elisa ahanura yuko Imana izabaha amazi kandi ikanabaha intsinzi kubamo wabo. Naho mu bami ba kabiri ibice 3:89 biravuze ngo umwami wa Israheli w'Isiriya yatunguwe no kubona Elisa amenya amagambo y'intambara ye kugeza aho bavuga bati Elisa umuhanuzi wo muri Israheli abwira umwami w'Abisiraheli amagambo avugira mu cyumba cyawe cyo kuraramo. Imana ishimwe. Ahangaha ni ahantu Elisa cyangwa se umwami w'Abisiraheli ngo yagiye umwami w'Isiraheli, umwami w'Ubuyuda n'umwami wa Edomu bagiye kubaza Elisa, bagiye kumuhanuza Elisa ngo bamubaza uko urugamba ruzagenda. Hanyuma Imana ibwira Elisa iravuga ngo urugamba muzarutsinda ngo kandi nzabaha n'umutsima muzakomezanya urugamba muzarunesha nk'unesha umuntu umwe. Hanyuma ahandi umwami w'Isiriya yatunguwe nuko no kubona Elisa amenya amagambo avugira mu burere. No kuvuga ngo umwami w'Isiriya we hari ibintu byagiye bimutungura. Umuhanuzi w'Imana witwa Elisa yajyaga amenya amabanga n'ibitera ari gutegura, hanyuma kubera gusenga Imana akagenda akajya kubivuga akabibwira umwami. Ntabwo yavugaga muri rusange, kuko kuvuga muri rusange ibanga ry'umugoma ari gutegura birangira iryo banga arimenye nawe agahindura indi strategy nagase agahindura izindi ngamba. So rero bivuze iki? Bivuze ngo umuntu w'Imana iyo abonye ubuhanuzi bw'igihugu cyangwa bw'umukuru w'igihugu cyangwa se n'undi muntu ukomeye cyangwa se n'undi muyobozi runaka uwo ari we wese ari ukabona ubuhanuzi bwe, ntabwo ubwo buhanuzi ushobora kubutambutsa kuri YouTube, nta nubwo ushobora nyine hari ubuhanuzi public n'ubuhanuzi buri privé. Ukaba wavuga ati Mana umpaye ubuhanuzi, umpaye uko ngomba umpaye ubuhanuzi ngo mbutambutse, ndabigenza gute, ndabikora gute? Icyambere Imana ijya yicira inzira, Imana ijya yishakira inzira. Imana ntabwo ijya ibazwa ngo ndabigenza gutya. Wabwira Imana ngo Mana ndabigenza gutya, nimba ari wongeye kumuhereza umuvugizi ndabumuha gute, nimba ari umukuru w'ingabo mu gihugu ndabigenza gute, ndamugeraho nde, biraterwa n'iki, birakorwa gute? Icyambere icyo nzi cyo nuko nzi ko Imana irakunda abantu b'Imana, kuko Imana ntabwo yakugira umuyobozi ngo nuko ikwima ubwenge bwo gukorana nayo. Icyambere yamutera kurota akamenya uwo muntu ugiye kuza, hanyuma akagenda ajyanye iyo message ikamugeraho yohereje iki, umuhanuzi w'Imana. Hari ubuhanuzi buri privé bugenewe nyirabwo ku mpamvu y'umutekano we ndetse no ku mpamvu y'uwari we. Ubwo buhanuzi ukamujyanira neza kandi ugasenga Imana bukumvikana, akabyumva cyane, agakomeza akagira gute no gusenga Imana. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo ushobora gufata ubuhanuzi bureba umuntu ku giti cye ngo uhite ubujyana. Niho kuvuga ngo kampani ya Ritiko ifite ubutumwa bayitumyeho, noneho wowe ugahita ubujyana, ugahita ubusoma. Haba international irahari, ubwo n'urugero ntanze, international irahari, Kigali Safari irahari, Fidelity irahari, kandi ubutumwa ari ubwaki, ari ubwa Virunga. Niba ari ubutumwa bwatuma Virunga itera imbere, icyo gihe n'abandi nibyo bazahita bakora. Niba ari ubutumwa bwatuma iyindi kampani itungurwa bitewe n'uko iri gukora, byatuma itigira gute, ihinduka. Rero ntabwo bikwiriye ko ushobora gufata ubutumwa bw'umuntu runaka bitewe ngo ubujyane hirya. Dore ubuhanuzi nshobora kuvuga ngo nabuvuga muri public cyangwa se muri rusange, nahita mbuvuga karute nubwo haba harimo ba nyirabwo, kubwira umuntu ngo bitewe nabwo. Ubu ngubu nshobora kubwira umupasiteri nkavuga ngo mfite uburenganzira bwo kuvuga ngo pasiteri hinduka, nkagenda nkamusanga kandi nabwo ari wa mupasiteri ubona ko bitakunda. Wasenga, wamara gusenga akabyumva, atabyumva sava. Ariko niba ari ubuhanuzi runaka ku giti cy'umuntu runaka, oya, aho ngaho uritonda. Solange rero nyaboneka mwana w'Imana, nshuti y'Imana, ibyo bintu
senga Imana igoreza ubwenge, kuko icyambere uyu mwaka ushobora kubera umwaka w'urusorwe, umwaka ushaririye, kubera ko Imana yo mugiye kwiganirira, kandi uko niko kuri. Rero iyi Mana irashaka kugira ngo uyisabe ubwenge burenze uko wagambiriye mu mutima wawe. Kuko uri umuhanuzi w'Imana. Niba uri umuhanuzi w'Imana, hari uko Imana ishobora kukudirija, kukuyobora no kubwira ngo bikore gutya, bikore gutya, bikore gutya. Ese birakwiriye ko ushobora gufata gutya, ugafata ubuhanuzi bugenewe umuntu runaka, ukagenda ukabujyana hirya no hino? Ibyo ntabwo bikwiriye. Ikindi cya kabiri nakubwira, ni ibintu bibiri. Sanga umugabo wawe, niba byanze ku mpamvu zawe, genda ujye mu murenge mutandukane, ariko Uwiteka azabikubaza. Yego, niba n'impamvu zawe udashobora kuvugira kuri kamera, zumvikana, genda ku murenge mutandukane, kuko urimo uramwica mu mutima, urimo kumukereza, uzatuma agwa. Ushobora gutuma agwa kubera iki? Niba Imana yarakuremye, imuremeye wowe kugira ngo muzajye mukorana ibikorwa by'abashakanye, muganire, mugire gute, ubu nta muntu afite, ni wowe yari afite, kandi urasenga. Mwuka w'Imana uvuze iki? Mwuka w'Imana ni umuyobozi. Kuki atakuyobora kugira ngo usange umugabo wawe wirarisi, numara kumusanga ubundi ibindi bizagira gute? Ukomeze gusenga Imana. Ibi bintu mubwira, hari n'abandi bazabikubwira buzuye Mwuka w'Imana, ariko nutabyumva ntabwo bizakubera byiza. I'm telling you, nushake ugire gute, uhinduke, kuko uyu mwaka ugiye kubera umwaka nawe ubwawe ugiye guta kubera umwaka utunguranye. Ikindi cya kabiri, YouTube channel yawe ugiye kuyibura. Gatatu, uzasaba imbabazi bitagishoboka, waranze gukora ibintu hakiri kare. Uzasaba imbabazi bitagishoboka. Abantu b'Imana, abakozi b'Imana uzabashima imbabazi, abashumba uzabasaba imbabazi, uzavuga ati ndasaba imbabazi igihugu n'abanyarwanda. Igihugu n'abanyarwanda mvuga, ndetse n'abari hanze yacu, nuko mu gihe wari ufite umwuka w'Imana warahanuye, ariko mu gihe umwuka w'Imana umaze kugenda nabwo wakomeje kugira guhanura. Ushobora kuzasaba imbabazi uvuga ati ngewe ndasaba Imana imbabazi ku byo maze iminsi ntangaza, ntabwo ari byo. Urahanura, uvuga ibintu byinshi bitandukanye, ntabwo nkwibasenje no kugusenya, ahubwo nje kukubwira ngo mwana w'Imana, senga uhinduke. Imana irashaka guhinduka icyaremwe gisha. Kabiri, sanga wirarisi wawe. Gatatu, urekure ibiziritse ubuzima bwawe, kuko uraziritse, nutizitura uzaluzinga ibintu byinshi bitari bikeya. Kuri w'ingabo buriya kuvuga ngo ubuhamya ngo wamubonyeho ngo bambaye uniforme ngo zivanze ngo n'izibe z'abandi, ngo ariko nowe, ngo ndi mu mwuka nowe. Oya, ibyo bintu buriya ubuhanuzi bw'igihugu ni nubwo kwitondera, si ubwo guhubukira. Mbibwira n'abantu bose, ubuhanuzi bw'igihugu si ubwo guhubukira, nubwo kwitondera. Ikindi cya kabiri, ushobora kubona wenda message, wabona message urapfuka mugasenga, ukayisengera, ukaniyiriza. Niba waniyirije ntabwo mbizi, ariko wamara kuvuga ngo Imana yakubwira ngo bivuge, hanyuma ukabwira ngo Mana ncira inzira ngere kuwo bugenewe washatse ko najya kubuvuga. Wabyumvise? N'abandi mwese mu byumve muri rusange. Ariko Solange, ngewe rwose ntabwo ibintu wakoze birambabaje, ntabwo ari byiza, ntabwo ari sawa. Nawe kandi wituma abantu bakomeza kugira gute, wihereza abantu ibyo kuvuga, kandi ibyo kuvuga nibyo bari kukuvuga, ntabwo bari kukubeshera. Ibyo bintu rero nutabyihorera ngo usabe Imana imbaraga n'ubwenge ngo ikuyobore, ibyo bintu ushaka kuzakubera mu buryo butari bwiza. Yego, Imana iguhishe, Imana iguha ubwenge, Imana ikurinde kumwara no guseba, Imana ikurinde amarira. Ariko nudasenga ibyo byo bizakuzaho, uzabura YouTube channel yawe, hama umwaka uzakubera umwaka usharira utari mwiza. Kandi uko niko kuri. Nutigira inama ngo usubire kwa wirarisi, nutigira inama ngo usubire kwa wirarisi, bizaba bibi cyane. Rero uko bigomba kugenda nuko nguko Imana, uko Imana ikuzura ugira ubwenge bwo kumenya icyo Mwuka w'Imana avuze kandi avuganye nawe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mukomeze mudushyigikire ku Ijwi ry'Amahoro, mukore subscribe ndetse muna sharinga. Commentaire yawe ni ingenzi.
wandike muri komanteri yawe yandikemo ahangaha, ni ingenzi, irakenewe. Imana ibahe umugisha kandi ibishimire, haza kwifuza ku mitima yanyu. Shalom shalom, Imana ibagire neza.